Hello abakunzi bayubake ukire ndabashuje murakaza neza ku rubuga rwacu twigiraho inyigisho ibiganiro bidufasha kuyubaka bidufasha guhindura imitekerereze tugafata ubuzima bwacu mu maboko tukwiyitaho tugana umunezero n'ubuzima bwiza muri akanya rero mwayibonye ingingo turaganiraho ndajyana ngo mbibutse ngo jya witondera umuntu wese wiyegereza jya witondera umuntu wiyegereza umuntu mubana cyane wa muntu mubana muri gihe yaba ari umuntu mwashakanye umugore wawe umukunzi umugabo wawe hari ibintu biba agomba kukwigisha ukagira kwitonda kubera ko hari igihe ujya mu bintu byo kurangara hari abantu benshi bajya kurangara ukarangara uvuga uti mbana n'umuntu wenda harimo ibibazo ariko ukavuga uti ndihangana ariko hari ibintu ngira ngo nkuganirizeho hari umuntu nkubwira ngo ugomba kwitondera iyo ugenzuye umuntu wawe ugomba kumenya ari muntu ki ubana n'umuntu ugomba kugenzura ukabanza ukamenya niba ari muntu ki wabona ari umuntu utari umuntu tubishyize hagati muri parenthèse mu dukubo hari abantu burya batari abantu nkawe ugomba kubireba burya hari abantu bavuga ngo bagira ego sacré ni ukuvuga ngo ni abantu bariho ubona bagenda ariko hari igihe ushobora gusanga atari abantu nkawe hari ikintu kibaganisha nk'ubunyamaswa ni nk'abantu nyamaswa babaho ni ibintu ugomba kumenya niwo wabanye n'umuntu ukabona harimo ibintu akora ibintu bitajyanye n'umuntu ugomba kwitonda hari abantu bita bagira icyo bita ego sacré ni ukuvuga nti mbese kuri bo bumva ari nk'ibimana ni ibimana biri hariya hejuru muri iyi si bumva ari bo bagenga isi ku buryo bakora nk'ibintu ukaba wakwibaza uti abantu ni abantu bari abantu rero bafite iyo ego sacré ni ibimana nyine ni ibimana biba biri hejuru y'isi ku buryo bicunga abantu nimwe nabo bantu babamo abantu bica abantu kubera iki ni abantu badakunda na gato ko hari ikintu cyatandukanye nuko bifuza ubuzima niba hari ikintu kiba contrariye ikintu batumva bashimye ikintu batishimiye ikintu bumvaga kitagenda uko bagomba kubyifuza bagafata bwa burakari bagakora nk'ibintu ntabwo baba bagishobora kwicunga ni ukuvuga ngo ibintu bakora wowe ntabwo wabyumva ariko bo bari mu isi yabo ni ibimana nyine bari mu isi yabo bumva ariko niko baremye niko ubuzima bubasaba gukora muri bo niko bimeze iyo ego yabo nyine niyo ibakoresha bagakora ibintu bitabaho ndababwira nk'urugero hari ingero ni nyinshi hari nk'inkuru nabonye y'umukobwa gukundana n'umusore bakibana nyine bakigana n'iki barabana ariko ngo yamenye yuko yango yamuciye inyuma donc aciye inyuma noneho umukobwa kubera umusore yamuciye inyuma nabonye iyo nkuru numva biteye agahinda ni ukuvuga ngo nabo bantu ngo yagiye kugira ngo ahane uwo musore kubera byamurakaje umuhungu yamuciye inyuma afata ivu rya mama ubyara umuhungu ni ukuvuga ngo kwa kundi hari abantu bapfa umurambo w'umubyeyi we umurambo wa nyina we barawutwitse nyine ubamo ivu bawubika mu kantu kukabya noneho umuhungu nyine yari akabitse nk'umurambo n'ikimenyetso cy'umubyeyi we umubyeyi w'umuntu n'umuntu ukomeye wa mukobwa aragafata ajya kukajugunya nk'umugezi byose arajugunya amena ivu amena na kakabya urumva ukuntu abatekereza uwo muntu kubera umuhungu yamuciye inyuma agajya gukora ikintu nk'icyo gikomeye cy'umuntu umubyeyi we kubera ko umuntu yagutrompye ntabwo bivuga ngo ugiye kumukomeretsa umubyeyi we nuvuga ngo uwo muntu rero ukuntu abatekereza ntabwo ari ibintu nkatwe afite uburyo atekereza kwe nta muntu ugomba gukora ibintu adashaka ibintu akora ni ikimana nyine ni ikimana kiri hariya ntabwo agira umwanya wo gutekereza ati ibingibi nabikora sinabikora oya ntabwo yiyobora afite iyo ego sacré imukoresha nyine ni ikimana nyine ari hejuru y'ibintu byose akora ibyo ashatse ntatinya niyo havamo n'abantu bica abandi umuntu akakwica wenda uri umugabo cyangwa uri umugore murabizi hari abagore bica abagabo babo hari n'abagabo bica abagore babo
baba nkuhuye yuko wenda ngo yamuciye inyuma yakoze gutya. Murabizi hari inkuru y'umugore nayo ni inkuru nayo igaragaza abantu bagira ego sacré. Ni umugore wishe umugabo we, wa mugore wishe umugabo we agahamagara musaza we, musaza babiri ngo babimufashemo kwica umugabo we. Ukuntu yabisobanuye murabyumva, aravuga ati yarandakaje, narababaye kubera ko umugabo wanjye yancaga inyuma, umugabo wanjye yajyaga mu bagore, umugabo wanjye yajyaga no mu nzoga, hanyuma noneho hagira igihe anambwira ngo dutandukane. Ibyo rero birandakaza, hanyuma numva ngize umujinya ngo nawe yarakeraga nawe yamuca ngo ahita apanga ibintu byo kumwica. Ukumva arabivuga ibintu bisanzwe, wowe muntu nta nubwo wumva ko nta mpamvu yatuma wica undi, ariko waragusobanura yuko yamurakaje hanyuma akamwica. Murumva ni bari mu isi yabo, ni ibimana biri mu isi yabo, bifata ibyemezo. Ni ukuvuga ngo yagize akantu gatoya akora ibintu bihabanye n'ikintu wenda wamukoreye. Ni abantu ugomba gusuzuma y'ubana nabo, uzarebe nk'umuntu wenda murakara ukabona amenaguye ibintu mu nzu hose arasenye. Uwo ni umuntu ugomba kumenya ko afite ego sacré. Uwo ni umuntu wigize w'ikimana nyine, muri we ni ikimana, yumva ari hejuru y'ibintu byose. Wa muntu umenagura nk'ibintu mu nzu mugiranye nk'akabazo gatoya, nk'uwo muntu ugomba kumwirinda. Bya bintu byo kuvuga ngo urihangana ngo oya, ugomba kurinda ubuzima bwa muntu nk'uwo burya ashobora no kukwicana. Abantu bicana burya, abantu babana bicana baba barerekanye ibimenyetso ko bafite ikibazo, bafite ikibazo cya ego sacré, cyangwa se ni n'abarwayi bo mu mutwe. Nuko bameze, ntabwo ari abantu bo gucira urubanza ngo tubanegure ngo tuvuge wishe umuntu bagufungura ikigo. No, ni abantu nabo baticunga, bafite ikibazo muri bo, bafite ukuntu baremye nyine muri iyo ego sacré. Ahubwo ugira imana wowe kutaremye nkabo. Iyo mbonye nk'abantu babacira urubanza babatuka, rimwe na rimwe uravuga uti nabo sibo. Ahubwo twebwe abantu kuko bo ni nk'inyamaswa, ibintu bakora ni nk'iby'ubunyamaswa. Ni wowe ugomba gutekereza uti uyu muntu ibi bintu akora ko mbona afite ikibazo, ukamuhunga ndetse kure, kuko burya n'abantu babahunga akaba yanagusanga nawe akakwica. N'abantu iyo ubana n'abantu nk'abo ugomba guhunga, ugomba kubahunga, ukavuga uti uyu muntu ntabwo ari umuntu usanzwe, uyu muntu ni umuntu nyamaswa. Abantu nyamaswa bariho, ni ibintu biriho, niko baremye, bagize uburwayi se bwo mu mutwe, cyangwa se baremye gutyo nyine. N'abo bantu baremanywe iyo ego irenze urugero y'ubumana. Ni wowe ugomba kubamenya ukicunga. Va mu bintu byo kuvuga ngo urihanganira umuntu ubona afite ikibazo. Bafite n'abafite ikibazo cy'uburwayi, hari n'abantu babana n'ikibazo cy'uburwayi. N'ubu ngubu vuba aha ngaha hari undi umugabo noneho uwo nari babwiye yishe umugabo we nyine. Noneho afasha na mushaza we aramuhamagara ati ngwino kwice umugabo wanjye ibi n'ibi, kandi akabisobanura ko ari uko yari yamurakaje we ibintu yakoraga. Urumva ko nta n'ikintu na gitowe wabona gisobanura impamvu wica umuntu, ariko we arakibona. Nuva rero aba mu isi ye ari hejuru y'ibintu byose. Ikintu gitoya kimubabaje akora ibintu nyine bya bindi birenze urugero, niwo ugomba kumuhunga. Noneho harimo n'ababikora barwaye. Hari n'abantu ukaba n'umuntu urwaye mu mutwe ushaka no kukwica, ubona ko arwaye we ibintu ushaka kukwica. Hari nk'inkono nanone ibabaje yabayeho ngayo ejo ubundi mbere ya Noheli. Umugabo yishe umugore we n'abana be bane. Ni ukuvuga ngo nta n'ikibazo bari bafitanye, ni uburwayi. Kandi donc iyo yari umurwayi wo mu mutwe anywa imiti, ariko wenda akibagirwa kunywa imiti, agira gutya abarabishe bombi bane, abana bane n'umugore. Nuvuga yica abantu batanu. Umugore nuvuga ngo yabanaga nawe amucunga ngo anywe imiti, ariko ni ibintu ubu ugomba kureba ukavuga uti ubuzima ndimo uyu muntu nibyo. Hari igihe uvuga uti sinamusiga, ugomba kumufasha, ariko ugomba no gutekereza uti akora ibintu bibi cyane ko we nta nubwo ngo ari ubwa mbere. Hari ubundi ngo yaramuteye icyuma, nuvuga ngo yaramuteye icyuma muri ubwo burwayi bwe. Nuvuga ngo icyo gihe ashobora kongera akakimutera n'umuntu akaba yanapfa. Ariko iyo ubibonye nka gutyo aguteye icyuma, akoze ibintu bidakorwa kandi urabibona, ukagumuguma hafi, ni bya byo kuvuga ngo kwitangira umuntu wawe ukarenza urugero. Hari ibintu ugomba kuvuga uti harimo ko ngomba kwirinda, nkarinda n'abanjye. Umuntu nk'uwo ubona ko arwaye, umuntu nk'uwo ubona ko afite ibibazo bishobora gushyira mu kaga, wowe bigashyira ubuzima bwawe mu kaga. Nyabuneka kwihangana. Ndabwira abantu bari mu bintu ngo barihangana. Hari ibintu byo kutihanganira
abantu benshi barapfa bazize ibintu nk'ibyo, bazize abo bantu bafite iyo ego sacré, ego y'ubumana. Ego y'ikimana rero ishaka no kukugirira nabi ndetse no kukwica. Ngese ni babandi bakudeturiza nyine, barakuzahaza yatakwishe agukora ibintu birenze urugero, kubera ko nawe si umuntu nkawe, afite ubundi buzima, n'umuntu uvanze n'ubunyamaswa, byabango ni system barbare w'umuntu nyine, afite ibibazo nuko aremye cyangwa se ararwaye. Nyabuneka menya umuntu wiyegereza guhitamo, witonde mu guhitamo umuntu wiyegereza, witonde mu guhitamo umuntu muzabana, waba uri umugore waba uri umugabo. Nugera no mu rugo wibeshye ukabana n'umuntu ufite ibyo bibazo, hari byinshi byerekana, hari ibimenyetso bitangira byerekana, umuntu akabisuzugura ukumva ko wowe bitakubaho. Nyabuneka abantu turemye ukuntu, hari abantu baremye ukundi kuntu, hari abantu baremye bunyamaswa, hari abantu nyine bafite ubwo burwayi bwo mu mutwe, bashobora kwica umuntu, bashobora kwangiza umuntu, bagasenya abantu n'umwana n'umuryango. Urabona nk'uwo mugabo yishe umugore we n'abana be, kubera iki? Uburwayi. Nawe siwe hari bya bintu bya schizophrenia bikubwira ngo ica, bikubwira ibintu ngo kora ibintu utazi n'ibyo ari bikakubwira kora ibi ku buryo ukora ibintu utabizi. Ubwo se wajya gutukanga umuntu ngo yishe umuntu, umugabo se wamucira urubanza? Nawe siwe, ni uburwayi. Nuba rero uburwayi abagomba kujya mu ahantu bamuvura bamukurikirana, wewe wabana nawe ukamufashiriza kuri kare mu byo wamufasha kundi, ariko kubana nawe kandi ubona ko umunsi umwe ashaka kukwica nawe atari we, urumva yuko uba warangaye. Nibyo hari igihe mu kwihangana biba, ariko kwihanganira umuntu ubona ko afite ibibazo, n'umuntu aba afite ibibazo, ntago ari kuvuga ngo nuko wamwanze afite ibibazo. Nawe ugomba kumenya kwirinda mbere na mbere. Burya tugomba kubanza kwikihiraho tukirinda. Twabona nyine umuntu ashobora kudushyira mu kaga, twabona bikomera, bishobora kudukomerera, tugafata icyemezo nyine tugahunga. Umuntu nk'uwo uba ugomba kumuhunga ntibivangura mwanze, kumuhunga n'Imana ntizabikurenga, ariko ugomba kwirinda nawe, ukirinda mwene abo bantu bafite ukuntu baremye, bakora ibintu, ibikorwa bya bindi abibona, barabyerekana mu kuntu de reaction zabo mu buzima. Urabibona abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bafite icyo kibazo cya ego, bafite icyo kintu cyo kumva bameze nk'Imana mu bantu, abantu bafite akantu k'ubunyamaswa murimo, bariho ku isi benshi. Abantu barwaye indwara zo mu mutwe zishobora kubageza kwica, nabo barahari, babamo abantu. Ni ibintu rero aho kugira ngo tubacire imanza, tubusanga abantu bavuze mufunge mugire gute, abo ni abantu bafite ibibazo bakeneye gufashwa ku buryo bwa kiganga nyine, ku buryo nyine wowe noneho bwaba ngo mukirinda ukabahunga kugira ngo batazakugira nk'inga. Ariko nawe nifuza kubasangiza uyu munsi abagaciro kumenya umuntu muri kumwe, n'uwo n'umuntu muri uretse n'uwo ngo kujya nabi, umuntu muri kumwe wese ubona ko agira nabi ubuzima bwawe, ashaka kugira nabi ubuzima bwawe, ubona ko ari wowe bikugana. Burya umuntu yihanganira umuntu ukora ibintu bitamugana, umuntu ukora ibikorwa, umuntu ubana n'umuntu wenda akajya kwinywera ukabona nta ari kunywa, uwo ngo ushaka kwihangana ukavuga nge nzacunga urugo rwanjye ngire gutya. Ko umuntu ukora nk'ibintu ukabona yafata nk'icyuma akagutema, akagutera icyuma ukagumaho, ubutazakwicisha. Uwo mugore niko byamugendekeye, ubwa mbere yarakimuteye ntiyapfa, barivuza nyine arakomereka, none ubwa kabiri yamwishe nyine, amwicana noneho n'abana be bane. Abana be kandi ntabwo bivuga ngo yabangaga, umugabo ntabwo yabangaga, ngo abana be n'abantu yakundaga, n'umugore ntiyamwangaga, ariko ni uburwayi. Ni ibintu rero bishaka kubaho bigutunguye, ariko haba hari ibimenyetso. Nyabuneka irinde kwegereza umuntu ubona ko yakugirira nabi. Ni ikintu gikomeye. Umunezero wawe, ubuzima bwawe urabushinzwe, ugomba kuburinda. Ntabwo wabuterereza abantu babugirira nabi, uvuge ngo ubuzima Imana yagushinze wabwitayeho. Nabyumvise rero, nicyo nashaka kubaganiza muri aka kanya. Mugire ibihe byiza, nawe ubutaha ku yindi video ya Legend. Ubakunda cyane. Ciao.